siyo mwavuganye se? Reka nkubwire mwavuganye wa mukobwa wowe unkurikiye mwiza ugize muri iyi myaka urugo rurahari ariko igituma utarugeramo wabika amasitazi mu ishakoshi bakakwirukana mu kwezi. Reka nkubwire ukageza mu kwa 12 utega tagisi vatire uri dogiteri byashoboka, kandi abandi badogiteri mwiganye bahora mu ndege. Kiranuka Imana y'inyambaraga, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ndakubashye guiteka kubw'uyu mwanya, ndakubashye bw'ijambo ryawe mu izina rya Yesu Kristo. Mpamagaye amavuta, mpamagaye imbaraga z'Imana ku buzima bwanjye. Leside kotaki, ndakwingize ngo iri jambo rihinguranye rihinganye mu izina rya Yesu Kristo. Gira umurimo n'ibitangaza rikora ku bwoko bwawe, abaryumva rigirana ribakura naho ribageza, rireme igitangaza kuko ijambo ryawe ni ubuzima mu izina rya Yesu. Leside kotaki deko. Nitwa Revera Pasiteri Nsagwe Amiel, ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo. Nishimiye Imana mu mutima wanjye, nshimye Imana kuko ngihumeka umwuka w'abazima. Nejejwe no kubabwira icyo umwami Imana ntumye kuri uyu mwanya wa none aha. Nejejwe no kubabwira imirimo y'Imana ku buzima bwanyu mu izina rya Yesu Kristo nk'igikoresho cy'Imana. Reka rero tudatinze mbararike kuri Altari TV, mbararike ku ijambo ry'Imana, mbararike mu izina rya Yesu Kristo. Dukurikirane icyo umwami Imana abankize ku mutima mu izina rya Yesu Kristo. Duhanure. Reka tudatinze rero duhanure mu rwa kabiri, duhanure mu rwa kabiri rw'Abami. Duhere ku gice cya kabiri, rwa kabiri rw'Abami igice cya kabiri. Turasoma umurongo wa 6 ndetse n'uwa 7. Turi burangirize ku murongo wa 12. Eliya arongera aramubwira ati, ndakwinginze sigara hano kuko Uwiteka antumye kuri Yorodani. Nawe aramusubiza ati, nkurahiye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwawe, sinsigara. Nuko barajyana bombi. Maze bakurikirwa n'abana b'abahanuzi 50 baragenda bahagarara kure aho babitegeye, ariko ubwabo bombi bageze kuri Yorodani barahagarara. Eliya yenda umwitero we arawuzinga, awukubita amazi yigabanyamo 2, amwe ajya ukwayo ayandi ukwayo, bombi bambukira ahumutse. Haleluya. 12. Elisa abibonye arataka ati, data wabereye Israeli amagare n'amafarashi. Nuko ntiyongera kumubona ukundi, maze afata umwambaro we awutanyaguramo 2. Reka dusimbuke nanone dusome umurongo wa 14. Yende wa mwitero Eliya ateye awukubita amazi, aravuga ati, Uwiteka Imana ya Eliya iri he? Amaze gukubita amazi yigabanyamo 2, amwe ajya ukwayo andi ukwayo. Elisa aherako arambuka. Yesu aduhane umugisha. Intumbero y'iri jambo iravuga ngo kideko ninileko la sideko takideko. Nemborero y'iri jambo irimo iravuga ngo ahuranya wambuke deko. Nego y'iri jambo cyangwa intumbero y'iri jambo umwuka w'Imana imambwira dopinis fo deko la sideko taki. Intumbero y'ijambo irimo iravuga ngo ahuranya maze wambuke. Yesu ashimwe cyane. Umaze igihe kinini cyane urimo ubona inyanja hagati yawe n'ibisubizo byawe. Umaze igihe kinini urimo ubona inyanja hagati y'icyo wavuganye n'Imana yawe. Umaze iminsi ubona inyanja nini cyane igasuma, ukarindira ko ikama, nyamara iyo nyanja ntibasha gukama. Dopini fodeko takira sideko. Iyo nyanja urimo urayibona ku nzira ushaka kwambukiramo, nyamara inyanja ushaka kwambuka ntabwo iri gukama. Robato kideko taki. Iyo nyanja iri imbere yawe ntabwo iri gukama, kuko
ntago uzi ikibitera, ntago uzi isoko yayo aho ituruka, ntago uzi imigezi iri kwiroha muri iyo nyanja ubwinshi bwayo, ntago uzi ngo si iyo migezi iri gutuma iyo nyanja idakama irangana iki, ntago uzi imvura iri kugwa muri iyo nyanja aho ituruka, ntago uzi n'isoko y'iyo nyanja. Mu izina rya Yesu Kristo, lesideko takideko. Ariko Imana y'Isiraheli, Imana ihagararanye nanjye, Imana yo kwizerwa, Imana yo kubahwa, Imana yavuganye nawe, Imana yavuganye nawe, Imana yakubwiye ko izakugirira neza, Imana yavuze ko izakurengera, irimo irakuntuma muri umwanya wa none aha, ikuntumyeho mu izina rya Yesu Kristo, irimo irambwira ngo teko lasideko, ngo fata umwitero wawe, nurangiza ufata umwitero wawe wahuranye mu izina rya Yesu Kristo. Imana yo kwiringirwa, Imana y'inyambaraga, Imana y'inyamaboko, irimo irambwira ngo reba ikintu ufite mu ntoki, irimo Imana ya Isiraheli irimo irambwira ngo ufite iki, lesideko takideko, lesideko taki. Ijambo ry'Imana riratubwiye ahangaha ngo Eliya aramusubiza ati lesideko takideko, ninireko lasideko teko daki, ninireko lasideko. Ijambo ry'Imana dusomye ahangaha rirambwiye ngo maze ngo bakurikirwa n'abana b'abahanuzi 50 baragenda bahagarara kure aho bitegeye, ariko ubwabo bombi ngo bageze kuri Yorodani barahagarara. Lesideko takideko. Aba bana b'abahanuzi bari kumwe n'umugaragu w'Imana Eliya. Aba bana b'abahanuzi nubwo bari benshi bageraga muri 50, bageze ku nyanja ngo Yorodani, bakebutse Yorodani bayikubise amaso, urugendo rwabo ruba rurahagaze, baba bafunze amaferi, barebye Yorodani imbere yabo, cyizere kirahagarara, barebye Yorodani baravuga bati naha tugarukira. Lesideko taki, ninireko lasideko. Nyamara aba bana shebuja wari ubari imbere wari Eliya, wari uyoboye aba bana b'abahanuzi, intumbero yari ukwambuka Yorodani. Lesideko taki, ninireko lasideko. Reka nkubwire nshuti yanjye, mukozi w'Imana, mwana w'Imana, wowe mukristo ufite umwitero, urakibuka ko ufite umwitero, urakibuka ko ufite lesideko taki, urakibuka ko ufite umurengezi, lesideko taki, urakibuka ko ufite uwaguhamagaye, lesideko taki, urakibuka ko wabatijwe mu mazi menshi, ukimara kubatizwa mu mazi menshi wahawe isezerano, uhabwa ubutware, wavuganye n'Imana, lesideko taki, wasenze Imana ikugirira icyizere, kubatiza Mwuka Wera. Reka nkubaze, urakibuka ko ufite umwitero, ese ufite mu ntoki n'iki? Imana irimo irambwira ngo nkubaze ngo ese ufite iki kibasha kwambutsa Yorodani? Imana irimo irambwira ngo nige kiwishigikirije kibasha kuguhuza n'amasezerano yawe. Imana irimo irambwira ngo Imana ya Isiraheli irimo irambwira ngo wishingikirije kuki? Lesideko takideko. Ngo bamwe biringiye amagare yabo, ngo abandi biringiye amafarashi, harimo abiringiye ubutunzi bwabo, harimo abiringiye amaboko akomeye, harimo abiringiye amashuri yabo, harimo abiringiye imiryango bavukamo. Ariko ndagira nkubwire mu izina rya Yesu Kristo, Imana ya Isiraheli itakurengeye nta wakurengeye. Reka nkubwire ngo diplome wayipfana, diplome wayisonzana, reka nkubwire ngo masters wayisonzana, reka nkubwire ngo dogitora byakwanga mu izina rya Yesu Kristo. Kandi dogiteri, abandi badogiteri bagatera imbere mwiganye, abandi badogiteri mwiganye bakubaka za etaje, abandi badogiteri mwiganye bakagira imyanya ikomeye, abandi badogiteri mwiganye bagahora mu ndege. Ariko we dogitora yawe ukayikenana, dogitora wayikenana ukava mu nda y'isi utararyama mu nzu igeretse, dogitora wayikenana ukaba uri dogiteri ugatega tagisi vatire guhera mu tariki ya mbere ukarangiza umwaka, ukarangiza utangira ukwezi kwa mbere ukageza mu kwa 12 utega tagisi vatire uri dogiteri. Byashoboka. Kandi abandi badogiteri mwiganye bahora mu ndege, abandi badogiteri mwiganye bafite amamodoka paritse. Dogitora, Imana itakurengeye, dogitora yagupfana ubusa. Lesideko taki. Masters wayipfana ubusa. Lesideko taki. Masters birashoboka yuko Imana itakurengeye wabika masters mwishakoshi bakakwirukana mu nzu. Reka nkubwire, Imana itakurengeye, lesideko takideko, birashoboka yuko umva mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti wagira amaraka ukagira amapeta akomeye, ariko lesideko taki, ninireko lasideko, lesideko ntugire intambwe utera. Birashoboka. Ndagira nkubwire ngo iki Imana itakurengeye, Imana itagutabaye,
ntawagutabara. Ariko reka nkubwire, Imana ya Isiraheli irimo irambwira ngo kebuka mu ntoki zawe, wikontore ku buzima bwawe. Mwuka w'Imana arambwira ngo nkubaze, ni igiki uhagararanye nacyo, ni igiki ufite mu kiganza cyawe. Bado sideko takideko. Uyu mugaragu w'Imana Eliya yari yibitseho umwitero. Eliya yari yaravuganye n'Imana, Eliya yari afite Imana muri we, Eliya yari yuzuye imbaraga z'Imana, Eliya yari afite umwitero. Arangije ngo ageze kuri Yorodani, yari ari kumwe n'abahanuzi 40 b'abana. Muri abahanuzi 40 b'abana yari ari kumwe nabo. Bageze kuri Yorodani, babona Yorodani irasuma cyane, babona Yorodani ntikama. Barangije abana b'abahanuzi bashaka basubira inyuma. Haleluya. Yesu aduhana umugisha. Nakubwiye ngo ahuranya muri iyo diplome yawe, muri iyo masters yawe, muri iyo doctora yawe ufite, muri icyo cyubahiro cyawe ufite, muri iyo masezerano yawe ufite, Imana irimo irambwira ngo ahuranya, fata umwitero wawe mu izina rya Yesu, wahuranye. Lopatokideko takilasideko. Imana irimo irambwira ngo ahuranya, uhure n'icyo Imana yakuvuzeho. Imana irimo irambwira ngo ahuranya, uhure n'icyo wavuganye nayo mu izina rya Yesu. Lesideko taki. Reka tugomye murongo wa 9 hatubwiye ngo bageze ngo hakurya. Eliya abwira Elisa ati nsaba icyo ushaka cyose ndakigukorera, ntaratandukanywa nawe. Elisa aramubasaba ati ndakwinginze ndaga imigabane 2 y'umwuka wawe. Ngo bageze hehe? Hakurya. Lesideko takideko. Bari bageze bari bamaze kwambuka Yorodani. Ndagira ngo nkubwire ngo hakurya Imana irashaka kugerayo. Ndashaka kubwire ngo hakurya niho Imana yakubwiye ari ibisubizo byawe. Ndagira ngo nkubwire ngo hakurya niho hari ubutabazi bwawe. Reka nkubwire dogiteri unkurikiye, ndagira ngo nkubwire ngo hakurya niho hari agaciro kawe habasha gutuma dogitora yagira agaciro. Ariko hagati yawe niyo dogitora n'agaciro kagomba kugera ku iyo dogitora yawe, hakurya ahari umugisha hawe hatumye dogitora yagira agaciro. Hagati arimo Yorodani, mu izina rya Yesu Kristo. Hagati harimo Yorodani irimo irasuma. Yorodani, reka nkubwire ufite masters yaheze mu kabati, ndi kukubwira ngo hakurya niho hari agaciro kabasha gutuma iyo masters yawe igira agaciro. Ariko harimo Yorodani. Reka nkubwire iyi Yorodani irimo hagati yawe. Yesideko. Yesu arimo arambwira ngo nkubwire ngo wowe nkurikiye nshuti y'umusaraba, fata umwitero wawe, uzunguza umwitero wawe, uhinguranye mu izina rya Yesu. Lesideko taki. Imana mwavuganye, reka nkubwire we dogiteri nkurikiye, Imana irimo irambwira ngo nguhanure, nkubwire ngo dogiteri wowe nkurikiye, waba uri muri Amerika, waba uri muri Canada, aho waba uri hose, aho uzumvira ijambo ni iryawe. Umva ufite masters, aho waba uri muri Amerika, waba uri i Burayi, waba uri mu Rwanda, aho waba wicaye hose uri kurira na masters, iri jambo ni iryawe. Ahubwo Imana irimo irambwira ngo irakwibutse, irimo irambwira ngo reba ko ugifite umwitero wawe, nusanga ugifite umwitero wawe, kubite muri Yorodani, uhinguranye ugere hakurya, kuko hakurya yawe harahari. Hakurya yawe niho hari umugisha wawe, hakurya yawe niho hari ibyishimo byawe, hakurya yawe niho hari agaciro. Iyo Yorodani irimo hagati, Imana irimo irambwira ngo nta kindi kintu cyatuma ubasha kuyambuka uretse gufata uwo mwitero ugahinguranya. Lesideko takideko ninileko lesideko. Aba bana b'abahanuzi rero, nkuko ijambo ry'Imana ritubwiye, bari kumwe n'umuntu udasanzwe, bari kumwe n'umukozi w'Imana Eliya wisobanukiwe, Eliya ufite amavuta y'Imana, Eliya ufite umwitero. Ngo arangije Eliya lesideko takideko. Aho ijambo riratubwiye ngo bageze hakurya, Elisa arangije asaba Eliya, aramubwira ngo urampa ngo ku mugabane w'umwuka wawe kurimo. Lesideko. Bari bageze hehe? Hakurya. Reka nkubwire nshuti yanjye, nugera hakurya amateka zisobanura, nugera hakurya ibyanze guhinduka bizaba byahindutse, nugera hakurya mu izina rya Yesu Kristo isanduka y'isezerano zabikugezeho, nugera hakurya mu izina rya Yesu Kristo uzashima Imana. Lesideko taki. Uzasigara mu mbaraga zo gutegeka, uzuza umwuka wo gushima. Lesideko taki. Aba bana b'abahanuzi 50 ntago bari bazi ko byashoboka. Ngo Eliya rero mbere kugira ngo bambuke iyi Yorodani, Eliya yahagaze ngo kuri Yorodani, ngo arangije afata umwitero we, ngo arangije akubita muri Yorodani, ngo Yorodani irangije icika mu kabiri. Abana b'Imana barambuka, Eliya n'abahanuzi barambuka, na Elisa barambuka, bagera hakurya. Yesu aduhana umugisha. Nakubwiraga ngo rero Imana irimo irambwira
fata uwo mwitero wawe ukwite muri yorodani icikemo kabiri, ujye gufata ibisubizo byawe biri hakurya ya yorodani, ubutabazi bwawe buri hakurya ya yorodani, urugo rwawe ruri hakurya ya yorodani, biro yawe nziza iri hakurya ya yorodani. Mu izina rya Yesu Kristo reka nkubwire, ikibero cyawe kiri hakurya ya yorodani, ijambo Imana yakuvuze riri hakurya ya yorodani. Hagati yawe hari inyanja, iyi nyanja nudahaguruka ngo urwane n'iyi nyanja, nudafata umwitero ngo ukubite muri iyi nyanja, ni reside kota. Kandi niba nta mwitero ugifite, hamagara Imana ya Isiraheli, ubwiza bw'Imana bukugarukeho, iguhe ibirwanisho, igusubize umwitero. Eliya rero yari yaragendanye n'Imana, Eliya yari afite umwitero. Ndagira ngo nkubwire ngo icyo wakora cyose bishaka bimere bite, uvuka mu muryango ukomeye, uvuka he, Imana itakwibutse ntibikunda. Lesideko takideko ninileko lasideko. Jambo ryarambwiye ngo hari Imana igijijisha, hari Imana igijijisha, hari ibyo Imana ije kujijisha ku buzima bwawe. Reka nkubwire ugira ubuntu kumvira ijambo, reka nkubwire ugira ubuntu bwa gaciro iyi message, reka nkubwire inshuti yanjye ndi mu mavuta y'Imana. Hari Imana igijijisha ibintu ikabijijisha. Abana b'Imana bagasubira ku mavi, abana b'Imana bakongera bagakunda gusenga, abana b'Imana bakongera bakubaha Imana, abana b'Imana bakongera bakagonda izosi, abana b'Imana bagasubira ku gicaniro bakongera bakakira umwitero. Nakubwiraga ngo we watakaje umwitero, ongera winginga Imana, usubire ku mavuta kambira Imana iguha umwitero. Umwitero no watumye Yorodani icikamo kabiri, aba bana b'Imana barambuka. Bamaze kugira ngo hakurya rero, ngo Eliya aramusubiza, asubize Elisa, kuko Elisa yaramusabye ikintu gikomeye cyane, yarasabye ari ikintu gikomeye cyane. Mwari Imana duhana umugisha. Ngo yaramubwiye ngo ndakwingiza, ngo ndaga imigabane ibiri y'umwuka wawe. Cyari ikintu gikomeye cyane, kubera yuko Eliya kugira ngo arege Elisa umwuka we, umwuka wa Eliya ntabwo Eliya yari yarawihaye, yari yarawuhawe n'Imana. Ariko reka nkubwire, wari uzi yuko ibyo Elisa yasabye Eliya yabihawe? Ndakubwira ngo ukimara kugera hakurya Yorodani, nta kintu na kimwe ushobasha kuburana amaboko y'Imana. Ukimara kugera hakurya, nta kintu na kimwe ushobasha kuburana Uwiteka, kubera yuko uzaba wageze muri gakondo yawe, kubera yuko nta birantega izaba igihari, kubera yuko nta bisitaza bizaba bikiri imbere yawe. Uyu Eliya yuko yaramaze guca inzira muri iyi Yorodani, atitaye ku masumo yayo, atitaye mu gusuma kuri Yorodani, atitaye uburyo yabiraga, atitaye ku muhengeri wari urimo, yafashe umwitero arakubita muri Yorodani. Amaze kukubita muri Yorodani, abana b'Imana barambuka. Ayo yari ikintu bita iki? Amavuta yari ari mu mwitero. Ayo yari amasengesho ya Eliya. Ayo yari icyo yavuganye n'Imana Eliya. Icyo kintu cyari twaga icyo kwisobanukirwa kuri Eliya. Ndagira ngo nkubwire wowe uri kumvira ijambo ry'Imana, icyo ubura ni ukwisobanukirwa, icyo ubura ni imbaraga z'Imana ku buzima bwawe, icyo ubura ni uguhagarana n'Imana, icyo ubura ni umwitero. Iyaba wari wisobanukiwe, wagombye kureba kuko ugifite umwitero. Iyaba wari wisobanukiwe, wagombye kwikontorora, ugafata umwanya ukegera Imana, ukabaza Imana utuse Mana bimeze bite, ukikontorora nawe ukareba niba ugifite umwitero. Ndagira ngo nkubwire ngo lesideko takideko, lesideko. Reka nkubwire inshuti yanjye, wowe ubashije kumvira ijambo ry'Imana, reka nkubwire cyangwa uzaryumve, niba ugifite umwitero nta kitatuma utambuka Yorodani. Niba ugifite umwitero nta kidatuma Yorodani idacikamo kabiri. Niba ugifite umwitero nta kidatuma utambuka. Niba ugifite umwitero nta kidatuma ugera mu byawe. Niba ugifite umwitero nta kidatuma lesideko udahura n'Imana yakuvuzeho. Bateko lasideko, lesideko taki. Eliya arangije yambutse abahanuzi, agera hakurya. Akimara kugera hakurya, umwuka w'Imana aramujyana, amutwara muri serwakira. Eliya arangije
arigendera. Amaze kugenda, ariko kubera ko Elisa nawe yari yaramaze gusobanukirwa n'umuntu yagendanyiraga nawe, kubera ko Elisa yari amaze gusobanukirwa na shebuja Eliya, kubera ko Elisa yari amaze gusobanukirwa n'agaciro k'umwitero Eliya yari afite. Arangije Elisa yari yasabye Eliya ikintu gikomeye cyane. Aramubwira ngo iki ndagusaba, tukimara kugera hakurya ya Yorodani, ndakwinginze undaga imigabane ibiri y'umwuka wawe. Haleluya, haleluya. Agaciro nshuti yanjye, agaciro ntabwo ari cyo Imana yakuvuzeho. Unyumve neza cyane, ndagira nkubwire ngo agaciro ntabwo ari Imana yakuvuzeho, ahubwo agaciro n'umwitero. Leside kotaki, Imana irimo irambwira ngo nkubwire ngo agaciro ntabwo ari amasezerano, ahubwo agaciro n'umwitero ufite. Uwo mwitero ufite niwo ubasha gukura icyo kinyanja kimaze imyaka n'imyaka imbere yawe. Umwitero ufite niwo ubasha guca mu iyi nyanja mo kabiri ukambuka. Ndi kukubwira ngo agaciro ufite ntabwo ari amasezerano, agaciro ufite ntabwo ari amazi Imana yakubwiye, agaciro ufite ntabwo ari urugo rwiza Imana yakubwiye, agaciro ufite ntabwo leside kotakideko, ntabwo ari icyubahiro Imana yakubwiye. Kubera yuko ibyo ngibyo birahari n'ubundi, ibyo ni ibintu biri mu isi bizarangira igihe gitoya, ariko birahari Imana yabiguteguriye. Leside kotaki, nyamara ushonje bihari. Leside ko, reka nkubwize ukuri, reka nkubwire uko umwuka w'Imana arimo ambwira. Reka nkubwire, uri umukobwa ugize imyaka 30 kandi umugabo wawe arahari. Reka nkubwire, uri umubyeyi umaze mu rugo imyaka 5 utabyara kandi umwana wawe arahari. Leside kotaki, reka nkubwire, reka nsubire muri dogiteri, urimo uratega tagisi voiture imyaka 5 irashize ufite dogitora, kandi amarange rover n'amaveti yawe arahari n'ibyicaro byiza birahari. Reka nkubwire, leside kotaki deko, uranguye kenshi, wirirwa mu mabisi, wirirwa no mu ndege ushakisha ubutunzi n'iterambere, ariko ibyo wifuza ntubibona, nyamara Imana kuvuzeho kirahari. Reka nkubwire, leside kotaki deko, leside kotaki, hari ibyiza Imana yaguteguriye ariko birahari. Reka nsubiremo iby'Imana yakuvuzeho birahari. Reka rero nkubwire nsubiremo, agaciro ntabwo ari iby'Imana yakuvuzeho, ahubwo agaciro n'umwitero, kuko ibyo birahari byose ariko urabisonzanye. Uri umukobwa mwiza, Imana yakubwiye urugo ruzima kandi rurahari, ariko ruri hakurya. Kuki utarugeramo? Ntusenga, nturugeramo, kuki utarugeramo? Siyo mwavuganye? Reka nkubwire, mwavuganye wa mukobwa wowe unkurikiye mwiza, ugize muri iyi myaka urugo rurahari, ariko igituma utarugeramo ni ikibazo, ni Yorodani iri gusuma hagati yawe. Iyi Yorodani iri hagati yawe n'isezerano ryawe. Reka nkubwire wa mugabo, igituma utagira agaciro mu rugo rwawe, agaciro Imana arakakwemereye, ariko igituma utakagira harimo Yorodani. Urasuzuguye kandi Imana yakwemereye isezerano ry'icyubahiro, kandi urasuzuguye. Ikibazo kirimo ni Yorodani. Reka nkubwire wowe wavuganye n'Imana, reka nkubwire wowe Imana yabwiye amasezerano ko uzaba umuntu ukomeye, ukambwira Imana yabwiye amasezerano ko uzakira, reka nkubwire ko Imana yabwiye amasezerano ko uzagira ubutunzi n'icyubahiro, ukaba utabibona. Igituma utabibona rero ni Yorodani iri hagati, irasuma sha. Yorodani iraniha, Yorodani irisukiranya buri kanya, ibigeragezo birisukiranya buri kanya, intambara zisukiranya buri kanya, kugira ngo utagera ku Imana yakuvuze. Reka nkubwire rero, agaciro n'umwitero. Unufata uwo mwitero ukawuha agaciro, ugakubita muri Yorodani, mu mbaraga z'Imana, mu mavuta y'Imana, uwo mwitero urakora igitangaza. Imana irimo irambwira ngo reba niba ugifite umwitero. Imana irimo irambwira ngo niba ufite umwitero, rwanisha umwitero, ahuranya Yorodani, kubita muri Yorodani, ambuka mu izina rya Yesu, uhure n'amazu yawe, uhure n'urugo rwawe, uhure n'urubyaro rwawe, uhure n'amashako yawe, uhure n'icyubahiro cyawe, uhure n'icyicaro cyawe, mu izina rya Yesu. Leside kotaki, fata umwitero wahuranye mu izina rya Yesu. Ndeka nkubwire, agaciro n'umwitero. Yesu ashimwe cyane, mbaraga z'Imana. Reka nguhanurire, bakiza ngo bageze ku murongo wa 10, umurongo wa 11, ngo bakigenda baganira
ubone Elisa na Eliya ngo haboneka igare ry'umuriro n'amafarashi y'umuriro birabatandukanya. Eliya batandukanye na Eliya, Mwuka w'Imana batandukanyije Eliya na Elisa. Yesu aduhana umugisha. Ngo nuko Eliya ajyanwa mu ijuru muri serwakira. Reka nkubwire, nubwo Eliya yagiye ntabwo Elisa yasigaye amangamanga. Ndakubwiye ngo icyatumye Eliya atamangamanga, icyatumye Elisa atamangamanga, icyatumye Elisa adasigara akanuye amaso, yari yararangije kugera hakurya. Umwitero wa shebuja Eliya wari wamwambukije Yorodani. Ese urimo uragendana nande inshuti yanjye y'umusaraba? Inshuti ya Kristo urimo uragendana nande? Wewe wahamagara urimo uragendana nande? Wowe ukunda ijambo ry'Imana uragendana nande? Mu Kristo urimo uragendana nande? Wowe urindiriye icyo wavuganye n'Imana niwe ndi kubwira uri kugendana nande? Wowe ufite amasezerano uri kugendana nande? Leside kotaki, reba inshuti mugendana, inshuti mbi zirayobya inshuti yanjye. Leside ko nugendana n'abajuru uzaba umujuru, nugendana n'abasambanyi uzaba umusambanyi, nugendana n'umurozi uzaba umurozi, nugendana n'umunyamashyari uzaba umunyeshyari, nugendana n'umwicanyi uzaba umwicanyi, nugendana n'umupfumu uzaba umupfumu. Leside kotaki, urimo uragendana nande? Elisa rero yari yaragendanye na Eliya, arangije amenya ibanga ry'umwitero, arangije aramubwira, arangije aramusaba, aramubwira ngo ubwo nageze hakurya rero ngo ndagusaba ngo imigabane ibiri y'umwuka ukurimo. Haleluya, haleluya. Umwitero ni ikintu gikomeye. Reka nkubwire, nakubwiye ngo agaciro n'umwitero. Umwitero uraguhuza n'urugo rwawe, umwitero uraguhuza n'icyubahiro cyawe, umwitero uraguhuza n'agaciro kawe. Reba niba ugifite umwitero inshuti yanjye, niba udafite umwitero usubire ku mavi. Lesideko kimpagurukije no kukubwira ko Imana igishobora byose, gihagurukije nsago ya mbere no kukubwira ko Imana ikiri hejuru ya byose. Najya nkubwire yuko Imana ntibeshya, ahubwo wo ntawe uyiringiye uzakorwa n'isoni. Yesu aduhana umugisha. Reka nsome iri ku murongo nsoza, ku murongo wa 13. ngo atoragura n'umwitero Eliya yataye, asubira yageze ku nkombe ya Yorodani arahagarara. Ngo yenda wa mwitero ubone Elisa, ngo yenda wa mwitero Eliya yataye awukubita amazi, aravuga ati Uwiteka Imana ya Eliya iri he? Elisa yarari mu mbaraga. Ikintu cya mbere cyari kimunejeje nuko yari yamaze gucakira umwitero wa shebuja Eliya. Arangije aravuga ati ubu ngubu uko Eliya yabigenzaga narabibonye. Nakubwiye ngo umenye abantu mugendana. Hari abo mugendana bakazinga amasezerano yawe utabizi, hari abo mugendana bakajya guhambira icyo Imana ivuganye nawe utabizi, hari abo mugendana bakajya gutongera ngo ntibizasohore. Nakubwiye ngo menya uwo mugendana uwo ari we. Elisa yari yarisobanukiwe rero shebuja uwo ari we, arangije asobanukirwa n'umwitero we yakoreshaga wa agaciro kawo, arangije anamenya n'uburyo yawukoreshaga. Ngo arangije rero shebuja kuko yari amaze kumukurwa agiye mu ijuru, arangije asubira kuri ya Yorodani ajya kugerageza ko bikora, arangije ajya kwesera ko bikora. Leside kotaki, ajya gupima ko bikora. Ngo arangije ku murongo wa 14 nuko atubwiye wa 14 urwa kabiri rw'abami gice cya kabiri, ngo Elisa ngo yenda wa mwitero Eliya yataye ngo akubita amazi, aravuga ati Uwiteka Imana ya Eliya iri he? Amaze gukubita amazi yigabanyamo kabiri, amwe ajya ukwayo ayandi ukwayo. Elisa hera ko arambuka. Lesine kotaki ninire kola sideko, ngo ahera ko arambuka. Reka nkubwire inshuti yanjye, reka nkubwire wowe ukurikira ino jambo, reka nkubwire wumvishe buno buhanuzi, reka nkubwire wowe ukunda ijambo, reka nkubwire wowe wemere ijambo ry'Imana. Ngo Eliya, ngo Elisa yari abageze kuri Yorodani. Lesideko aringije afata umwitero arawuzamura, akubita
akubitamo kabiri, aravuga ati Uwiteka arataka cyane ati Imana ya Eliya iri hehe? Birangije birakoreka. Ndagira ngo nkubwire ngo muri Yesu biracyakoreka, ndagira ngo nkubwire ngo muri Yesu biracyemera, ndagira ngo nkubwire ngo muri Yesu ingumba ziracyabyara, ndagira ngo nkubwire ngo muri Yesu amateka aracyahinduka, ndagira ngo nkubwire ngo muri Yesu haracyarimo imbaraga zitesha agaciro abadayimoni, ndagira ngo nkubwire ngo muri Yesu haracyarimo imbaraga zihindura imigambi y'abapfumu, reka nkubwire ngo muri Yesu haracyarimo imbaraga zitesha agaciro imbaraga z'abakonikoni. Leside kotaki, reka nkubwire ngo muri Yesu biracyemera, muri Yesu amazi arimo, muri Yesu abagore barimo, muri Yesu ubutunzi burimo, muri Yesu ingo zirimo, muri Yesu abagabo barahari. Leside ko, reka nkubwire wowe wavuganye n'Imana, nkubwire ngo muri Yesu icyubahiro kirimo. Icyambere ni ukureba ko ugifite umwitero, icyambere ni ukugenzura ko umwitero wawe ugisobanutse, icyambere ni icy'ingenzi ni ukumenya uburyo ukoresha umwitero. Yarangije Elisa ngo yari yarisigaranye wa mwitero Eliya, ngo arangije ageze kuri Yorodani aragerageza areba ko byemera. Ndagira ngo nkubwire ngo nshuti yanjye, wowe warutaye umwitero, wowe warutaye ibyiringiro, muri Yesu biracyemera. Gerageza usenga Imana, gerageza usubire ku rufatiro, gerageza wongere wizere Imana, wongere uhagarare n'Imana, ca bugufi. Muri Yesu biracyakunda, muri Yesu biracyakunda, muri Yesu ingumba zirabyara. Leside kotakideko. Eliya arangije, Elisa arangije ngo afata wa mwitero wa Eliya ngo akubita muri Yorodani, abona biremeye. Ijambo rishoje ritubwira ngo Elisa arangije arambuka, Elisa arangije arambuka. Nukomeza ugasoma hasi ngo babahanuzi nabo baritegereje, abandi babana bitegereza Elisa bareba ko byemera koko, barangije babona biremeye. Leside kotaki, reka nawo mpasome n'umurongo wa 15. Leside kotaki, ngo maze abana bahanuzi b'i Yeriko bari bamwitegeye bamubonye, baravuga bati umwuka wa Eliya ari muri Elisa, nuko baza kumusanganira, bamugezeho bamwikubita imbere. Reka nsoze nkubwira ngo barakwitegeye ku musozi sha, umva reka nkubwire, bati birindiye kukureba uko bizarangira, barindiye kureba iherezo ryawe, barindiye kureba ko bigemera, barindiye kureba ko bizakura, barindiye kureba ko Imana wiringiye bigikunda, barindiye kureba ko umwitero uri gukoresha koko uzagira icyo ubyara. Ariko reka nkubwire ngo bagiye kukwikubita imbere, ngo abana b'abahanuzi ngo baraje bikubita imbere Elisa, baravuga ngo koko ngo wa mwuka wa Eliya umurimo, ngo wa mwuka wa Eliya ngo uri muri Elisa, nta kindi cyakurikiyeho. Reka nkubwire, byamaze kwemera, wamaze kugendana n'umwitero, umwitero ukawukoresha neza, Satani arakwikubita imbere, nyabingi zirakwikubita imbere, abanzi barakwikubita imbere, ibyagutindije. Nakubwiraga ngo ibanga, nakubwiraga ngo agaciro ntabwo ari ibitangaza Imana yakubwiye kuko birahari. Nakubwiraga ngo agaciro ntabwo ari iby'Imana yakuvuze, ahubwo agaciro ni umwitero. Leside kotaki, kubera yuko Imana yabikubwiye izi ko bihari, izi naho biri, ahubwo hagati yabikubwiye izi ko harimo Yorodani. Leside kotaki, agaciro rero ni umwitero. Fata umwitero wawe uwahuranye, numara kwahuranye ushyikira icyo Imana yakuvuzeho mu izina rya Yesu Kristo. Nshoje nkubwira ngo Imana ya Isiraheli, Imana yampaye amavuta yo kukubwirira ijambo, Imana yampaye amavuta yo guhanura mwirira ijambo mu izina rya Yesu Kristo. Niguha umwitero, ikwigishe no kukubitamo ushyikira icyo Imana yakuvuzeho, iguhuze n'umugisha wawe, mwambuke Yorodani mu izina rya Yesu Kristo. Leside kotake. Umwami Imana kwishimire, kandi subscribe kugira ngo ijambo ry'Imana rigere kugeraho ku buryo bwihuse. Wari uri kumwe na Reverend Pasteur Nsaguyamiyeri, karibu kuri RTR TV. Umwami Imana kwishimire, inkunga yo kusengera kugira ngo Mwuka Wera undimo akomeza mbeho no kunshyigikira mu bundi buryo irakenewe. Yesu aduhana umugisha. Umwami Imana kwishimire. Shalom shalom, karibu kuri RTR TV. I love you so much.